hanyuma Imana ikimira ijambo yarambwiye ngo nzabwira abantu yaremye ko ije guhemba no guhana. Irambwira ngo ije kuri tere kureba nimba ibyo abatopezo tando desaye nimba ibyo bavuga byo ari ukuri. Iyo ije ngo kwigenzurira mu nsengero irahageze. Irambwira ngo ije kutadobenisai, ije kuyungurura kandi izanya amasaka meshi, ije kudesekwa, ije kugosora. Irambwira ngo kandi riyiziye ijya kubimbwira, arambwira ngo irakubise kandi hereye hejuru. Irambwira ngo edesekwa nibwo buryo yamaye no mweyo. Irambwira ngo ije gukubura bon. Irambwira ngo uru rwandiko yandikiye abera b'Imana celebo sans. Irambwira ngo uru rwandiko yandikiye abera b'Imana renaissance. Imana irashaka ko abantu barira bakaboroga bakambara ibigunira. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimye mwami w'abami, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Uri Imana nyamana, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu isi no mu ijuru. Turagushimiye mwami kubw'uyu mwanya, kubera yuko utwemereye kubonana na mwene data. Nyemerera rero imbaraga z'umwuka wera zimanukira aha hantu, kandi umukozi wawe mwami Uwiteka umukoresha iby'ubutwari. Murinde kuvuga ibye ahubwo avuga ibyawe neza, murinde kugabanya ahubwo nyiringabo Imana Jehova sompire voshise fondre. Nyiringabo Imana turasenze kugira ngo uyu mwanya Uwiteka izina ryawe aba ari ryo rihabwa icyubahiro. Nyemerera mwami Uwiteka dutangiye utangirane natwe, usozanye natwe, gukora kwawe kugaragare uyu munsi, bimenyekane ko ari wowe Mana, bimenyekane ko ari wowe twiringiye, kandi ko ari wowe uvuga bikaba, wateka bigakomera. Ishimwe ribi ryawe tugushimira dukoze, tukuragije n'ibiri imbere byose bibukushaka mu izina rya Yesu Kristo, amen amen. Karibu umukozi w'Imana. Urakoze cyane, Imana ibamugisha. Yego. Imana ni nziza kandi Imana irashoboye. Nahoze nivuga nitwa Korode Habimana. Hanyuma ndumuvuga butumwa umaze kuzenguruka isengero 40 na rumwe muri ADPR. Imana ishimwe. Imana ni nziza kandi izatugirira neza, izaturinde kugwisarisarwa ritaragera. Imana ishimwe ko ari umwami w'amahoro. Hanyuma tugiye gusomana ijambo ry'Imana. Turasoma Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya mbere 16-19. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya mbere 16-19. Paje ku rupapuro rwo hakurya ni 633. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice ni cya mbere 16-19. Haravuze ngo mwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye, mureke gukora nabi mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanira abapfakazi. 18. Nimuze tujye inama niko Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birenduka umweru bise na sherege, naho byatukura tukutuku birenduka nk'ubwa bw'intama bwera. 19. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya ko akanwa k'Uwiteka ko kabivuze. Twakira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ko ari umukozi w'umuhanga. Uyu ni Yesaya mu bahanuzi bakuru bagendanye n'Imana turi kuganiraho. Ari mu bahanuzi Imana agikoresha ibintu byinshi. Imana ishimwe. Hanyuma Imana ikimira ijambo yarambwiye ngo nzabwira abantu yaremye ko ije guhemba no guhana. Irambwira ngo kandi mbabwire ko ije gusarura ibyeze n'ibiteze. Ndayibaza ngo Mana bizagenda gute? Irambwira ngo nje gusarura ibyeze n'ibiteze kandi nciye mu nzira nyinshi zitandukanye. Ndayibaza ngo nimuziyenjira uciyemo kugira ngo nzabire ubwoko bwawe. Irambwira ngo iciye mu busambanyi, aho niho iciye ije guhana, guhemba no guhana. Irambwira ngo umurimo w'Imana abantu bari gukora banasambana, ndetse bakawusambaniramo rwose, ari abavuga butumwa kandi basambanira muri uwo muri. Irambwira ngabo iraje kandi izanye inkoni ije gukubita. Irambwira ngo nzababwire ko ije gukubura no gukoropa. Imana ishimwe. Ndangije irongera irambwira ngo mbwira abantu abasinzi bari kunywa amayoga. Nagiye kubona mbonyeretse amavide y'amayoga agiye atandukanye, agiye sinjya mbasha no kumenya amazina yayo, ariko irambwira ngo izi ni inzoga ziteretse gutya. Irambwira ngo aho nahira hageze. Irambwira ngo si mubakijijwe gusa igezemo, igeze no mu bantu badakijijwe. Ndabaza ngo ni ibihe bimenyetso byemeza ko bizagenda gutyo? Irambwira ngo abantu ugiye kujya umuntu mwari muri kumwe mwari mwicaranye umubure
usange ibyo yanyweye byamuhitanye. Niko Imana avuganye nanjye. Ndashimira se ko ari umukozi w'umuhanga. Irambwira ngo nze mbwira abantu ko ije kureba nimba ibyo bavuga Sodoma koko ari ukuri. Irambwira ngo ije kuri tere kureba nimba ibyo abatopezo tando desaye nimba ibyo bavuga byo ari ukuri. Iyo ije ngo kwigenzurira mu nsengero irahageze. Irambwira ngo kandi itinze mu tubari. Niko avuganaga nanjye. Irambwira ngo mu kabari irahagaze, irahatinze cyane. Irambwira ngo impamvu itinze mu kabari niho hari gutuma abantu basambana. Iyo kunywa no gusambana n'ibintu bigendana. Niko yambwiye. Irambwira ngo ibyo bintu ni ibintu bibiri bigendanye gutyo. Iyo umuntu amaze kunywa inzoga yamaze gusinda itajya gusambana. Nyamara ngo umuntu atangira kunywa inzoga agenda yinywa, yari umurokora avuga ko anywa panashi, avuga ko yanyweye yenda bitanasindishije, uko kunywa kwe bikahita bimuviramo n'ingeso mbi. Imana idufate kandi tuzirike kigufi. Imana irambwira ngo iraje kandi ije kureba, ije kwirebera kuri tedo pasi topedo benesanse. Imana ishimwe. Ndashimura uyu mwami udakangwa na biracitse. Imana irambwira ngo abantu ugiye kujya baryama, narangiza aryama aryamye. Nimba ari umugore wawe agutegereze kukanguka hebe. Niko Imana avuganye nanjye. Irambwira ngo nze mbivuge, ndangurure mvuge. Tajobe kontasaye. Imana ishimwe. Iyi Imana irambwira ngo iramanutse kandi ije kutarazobe, ize kureba abantu bayikorera neza. Irambwira ngo iraje irimanukiye kandi biramenyekanye ko ari Imana idakangwa na biracitse. Irambwira ngo ije kuyungurura igeze mu nsengero. Irambwira ngo deshago adesaye. Irambwira ngo tepose konta. Irambwira ngo kandi mu nsengero irahagaze kandi irambwira ngo abantu bayo bavuganye nayo bitondeye amategeko y'Imana. Abije kubaha ijambo nta n'umuntu uri bahaye. Lele sekerebo tando de sikwa. Imana ishimwe. Irambwira ngo ni Imana yicikana hana. Mbibutse ko Ananiya na Safira uko byagenze mwese murabizi izo nkuru ze. Imana ishimwe. Bariganyije Imana, Imana barayibwiye ngo Mana nitugurisha isambu tukagurisha inzu tuzatanga kimwe n'icumi. Ariko ajya kudedemanga abayikubise hasi. Mbibutse ko ibyo byabaye kuri Ananiya na Safira bigiye kuba ku bantu. Imana nidufate tuzirike kigufi. Imana irambwira ngo abantu bayiyoberanya mu nsengero barangiza bakanishushanya ndetse bakigira abakozi b'Imana Imana itabazi, kandi ngo bakigira abakozi b'Imana itaranabanditse. Ubundi hari abantu abana b'Imana, abakozi n'abana b'Imana biratandukanye. Umwana bari umwana kuri se na nyina, umwana bari umwana abafite abari umutoni, aba deshe wago asante kire. Imana ishimwe. Abari umutoni kotabo sanse. Imana ni nziza. Imana irambwira ngo asi ande akota bezemene. Imana ishimwe. Irambwira ngo ije kutadobenisai, ije kuyungurura kandi izanya amasaka meshi, ije kudesekwa, ije kugosora. Irambwira ngo kandi riyizi ijya kubimbwira. Yabanje kunyohereza ku musozi wa Kinyamakara ku Gikongoro. Ubu niho nkubutse, niho nari maze imisimba. Ndashimira suko yagendanye nanjye. Yagiye amara ifuti, umuntu akampeka undi akampeka, ngenda ngereyo kandi ngaruka amahoro. Irambwira ngo kuri uwo musozi ndyamyeyo, irambwira ngo ugende ubabwire ko daje kotansi, ko ije kureba. Kandi irambwira ngo uyu ni umwaka w'ibisubizo ku bantu basenze, ariko basenze neza. Hari ugusenga no gusenga neza. Abantu babibamo bagasenga neza. Abo ni abantu ngo bitondeye amategeko y'Imana bakirinda ibyaha. Abo nibo abantu Imana ije kutebosaye. Irambwira ngo hari abantu yavuganye nabo ije guhemba, ije kugirira neza. To asaye atope konsa. Imana ishimwe. Irambwira ngo ni Imana ije kureba abo bantu neza ko ba atokerebo asante, bagize urukundo, ba naissance, bafashije ifubi. Abo bantu bafashije abapfakazi. Kandi ibyo ukabikora nta n'umuntu ubimenye, n'umugabo atabimenye ko ibyo bikoze. Ibyo ukabikora nta muntu n'umwe ubimenye. Rebo saye akaboko kabikoze akiburyo nikabimenye. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo ije kureba do ase arabo atando de sanse. Irambwira ngo irakubise kandi hereye hejuru. Irambwira ngo edesese kwa nibwo buryo yamaye no mweyo. Irambwira ngo ije gukubura. Irambwira ngo ije gukubura. Irambwira ngo ije gukubura. Uko niko ije gukubura mu nsengero. Nabonaga ari mu nsengero iri kugenda inyereka. Irambwira ngo ije gukubura. Ndabaza ngo uje gukubura iki? Irambwira ngo dorije gukubura bigiye kumenyekana ko ari Imana itambutse kandi iratambutse. Esa nebo san alako ado atando de sens. DGB kontazi antopazo atando abe akwa sante de benesa. Irambwira ngo irakubuye niko ivuganye nanjye. Irambwira ngo irakubuye abo bose muri kubona mwabonaga bari bakomeye irabahushye. Irambwira ngo ushyizemo isuzugurwa. La chaise guinea topes. Irambwira ngo kandi ishyizemo isuzugurwa zayo.
abo ubona basuzuguritse irambwira ngo nibo bana bayo, abo batagira icyo kurya, abo batagira umwambaro. Irambwira ngo sherekere bosayi, ihereye hejuru irakubise, igeze mu gishumbi irakubise, igeze mu gipasiteri irakubise, igeze mu kiririmbyi irakubise, kubuye kandi irahakesheje. Niko desago adesire, niko ivuze. Imana ishimwe, Imana dobesere konta. Kandi irambwira ngo bigiye kumenyekana ko ari Imana ivuze. Irambwira ngo igiye kubishyira mu bikorwa, kandi irambwira ngo ibishyize mu bikorwa byihuse. Erebo ake adesire, irambwira ngo ni etando de sikwa, irambwira ngo de benishance aba bana bayo tegonesaira, kandi irabazi. Irambwira ngo irabazi, ibahaye intebe. Irambwira ngo ibahaye intebe, nta muntu bigizemo uruhare n'umwe uba kuri isi, ahubwo y'ubwayo ibigizemo uruhare. Kandi irambwira ngo irabishohoje desaye. Irambwira ngo ni Imana ivuze kandi ishyize mu bikorwa. Abantu biringiye ibintu, abantu biringira ubutunzi. Muri iyi minsi umuntu uvuga ubutumwa ari umukene, nta jambo ahabwa. Desaye bone irambwira ngo ariko niyimuhaye ijambo muri icyo gihugu cyacu. Irambwira ngo iratambagiye kandi ije gushyira ibintu mu bikorwa. Irambwira alala sese ko adesaye tando ademenisance. Imana ishimwe, ni ataku debi kontazo atabe kosa ile bene tando benezo menisai. Imana ishimwe, irambwira ngo ni Imana ivuze ngo ishyize mu bikorwa. Irambwira ngo ni iki cyabateye gituma musambonira mu nzu y'Imana kandi mukiyoberanya ku murimo w'Imana desaire, mukavango muri abana b'Imana. Irambwira ngo ntabwo yigeze ibamenya, nta nubwo ari yabatoranyije, nta nubwo ibazi, nta nubwo yigeze ibamenya. Sekere botando, wamenywe n'abantu ariko ntabwo wamenywe n'Imana. Wowe unyumva kuri isi ya rurema, haranira kumenywa n'Imana aho kugira ngo umenywe n'abantu. Sherebene, kuko Imana iravuze ngo iraje kandi idesirebene kwa. Irambwira ngo irashaka ko iki gihugu cy'u Rwanda kibamo agakiza nk'igihugu cya Isiraheli. Nagiye kubona mbona intambara y'igihugu cya Isiraheli mu mujyi wa Jerusalemu. Irambwira ngo uyu ni umujyi uberamo ibikorwa byo gusenga, watangiriwemo ibikorwa byo gusenga. Irambwira ngo irashaka igihugu cy'u Rwanda, buri muntu wese utuye iki gihugu unyumva. Irambwira ngo irashaka ko buri muntu wese yubaha Imana abesekira, akarira akaboroga, yarangiza de benesaire atoke azomene. Irambwira ngo n'abantu bazajya batega bavuye hanze, bateze indege baje mu gihugu cy'u Rwanda baje gusenga. Irambwira ngo abantu bagiye guhanura, abandi bagiye kuzura umwuka wera. Irambwira ngo itanze ububyutse sakerebo, yari iri guharura inzira. Irambwira ngo iharuye inzira tesha rebenesanse. Irambwira ngo iharuye inzira kugira ngo iresaire bone abantu bakorera Imana badesaye babone uko bayikorera kandi bayikorere neza. Irambwira ngo iki gihugu irashaka abantu bakorera Imana, ndetse bikaba ngombwa ko abantu bazajya batega bavuye imihanda yose y'isi bakaza mu Rwanda baje gusenga, kikaba icyicaro cyo gusenga nk'igihugu cya Isiraheli. Niko Imana avuganye nani. Irambwira ngo yemwe abumva badeko azepe kontaire. Irambwira ngo nimwumvire kuko Imana ije gusarura ibyeze n'ibiteze. Kandi itambutse ku mugabo imugeze imutinzeho, igeze ku mugore irahatinze cyane sayirebone, igeze ku mwana desherebo irahageze. Irambwira ngo igeze ku bakobwa ndetse itindanye nabo. Irambwira ngo ninde wabateye ubwo bwibone shagi ata adesayi. Irambwira ngo iyo misatsi redebene sikwa. Irambwira ngo iyo misatsi mwashyize ku mitwe yanyu jeketasi itanze uburwayi ku mitwe yanyu, mugiye kujya murwara imitwe idakira. Niko yavuganye nanjye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Irambwira ngo ubwo bwibone mwabukuye kera mwategaga igitambaro, none mwarabiretse ngo mwabonye viziyo. Irambwira ngo iraje ku mitwe yanyu erebese kotaya itedebo sanse yohereje mu burwayi. Kandi isi anebone tako azaye uzajya ushaka no gusengera mu buri. Irambwira ngo ikomeje gukubura. Ndabaza ngo ukubura abandi. Irambwira ngo ikubuye mu baririmbyi. Irambwira ngo irahatinze. Irambwira ngo ikubuye mu kidiyakoni aho irahatinze cyane. Irambwira ngo abayirabazi de sherebone sakitando de sanse. Bamwe bavuga ko babikoze kera, abandi bavuga ko bakomeyemo, abandi bavuga ko bamaze imyaka myinshi. Irambwira ngo iriyiziye. Irambwira ngo kandi bigiye kumenyekana ko ari Imana. Enaki anta wasai adabo. Imana ishimwe. Irambwira ngo ni Imana ivuze ngo ikize mu bikorwa. Kandi desi ankene bosai. Irambwira ngo ni Imana ije kuteze benesans. Kandi mirindi mugiye kuyumva doserebone shika da sansi. Irambwira ngo kandi bamwe iboherereje inkuba n'imirabyo
esi erako adesai irambwira ngo nimutago ezeme nimutarekeraho iraje nikivuze. Imijambo ry'Imana nanone Yesaya Yesaya 55 Yesaya 55 kuva ku murongo wa 6 kugera ku wa 9 aravuze ngo mushaka iteka bigishoboka kwabonwa ni mu mwambaza akiri bugufi umunyabyaha areka ingeso ze ukiranirwa areka ibyo yibwira agarukira iteka nawe aramugirira ibambe agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo mwibwira si byo nge nibwira kandi inzira zanyu si zimwe n'izanyu niko Uwiteka avuga. Nkuko ijuru risumba isi niko inzira zanjye zisumba izanyu. Nibyo mwibwira bisumba ibyo mwibwira. Twakira ijambo ry'Imana. Bivuze iki? Bivuze ngo uyu Yesaya yavuze gutyo ngo dushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa mu mwambaza akiri bugufi umunyabyaha areka ibyo arimo agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Mana ishimwe ngo erega ibyo nibwira si byo nge nibwira kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye. Mana ishimwe. Mana irambwira ngo yohereje uburwayi kandi irambwira ngo abantu bagiye kujya baribwa mu nda cyane. Isekidebo ta egenesa nene anta ane adebone abantu bagiye kujya baribwa mu nda cyane nibarangiza bagiye kwa muganga byange kubera ibihano by'Imana ije guhana abantu. Esik anda benesai irambwira ngo ije guhana ariko irambwira ngo umuntu uzabyumva akagarukiraho Uwiteka azamuhaza uburame kandi umuntu uzabyumva azamubekerebo azamugirira neza. Umuntu uzabyumva kumvira agahindukira Imana izamukoresha iby'ubutwara. Imana irambwira ngo kandi umuntu uzabyumva numurajya azabaraze mu bana be ndetse numurajya azaba desheki ataye numurajya azabaraze mu muryango we. Mana ishimwe irambwira ngo bene abo iraje de ake adabone kandi ije gutanga agakiza kazira umuze. Irambwira ngo igiye kugarura ibihe byiza nk'ibyambere. Irambwira ngo igiye kugarura ibihe byiza nk'ibyambere nk'ibya kera. Irambwira ngo igihe iri kugosora kandi censhura iri gukubura n'umweyo wayo. Erasa ene antaya irambwira ngo bamwe badeko asanti bicaye mu matebe bamaze kwicara baranezerwa bibagirwa ko bahamagawe n'Imana ndetse bibagirwa ko Imana ibahamagara yababwiye ngo muzafashe ifubyi abakene n'abapfakazi. Bamaze kugera kuri izo ntebe bibagirwa ibyo. Irambwira ngo impamvu bakoroye. Imana ishimwe asegine basaire ideko atando irambwira ngo iratambagiye kandi itinze mu nsengero. Insengero zigezemo zitinzemo. Irambwira ngo ije gucagura no gucenshura kugira ngo abayo bagubwe neza. Imana ishimwe eresene matando de sens. Irambwira ngo ni Imana ivuze ngo izanye kinubi yo gukubita kubera ko abantu banze kumva no kumvira kandi abantu banze kudebenekwa banze kurekera. Imana ishimwe irambwira ngo izanye kinubi yo gucura ije gushyushya yarangiza igacura kandi ije gukubita nta muhwe. Irambwira ngo mwafashwe ryari kugira ngo ujye usambanira mu nzu y'Imana nurangiza uhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana nta soni ufite. Tobe shegene ya Sairemon kugira ngo ubwoko bw'Imana nurangiza uze kudiakona mu nzu y'Imana. Irambwira ngo mwafashwe ryari niki cyabateye nuwe murengwe wahuwe na Aisha Genezemen. Irambwira ngo iriyizi uwo murengwe waguteye ukagera ku rwego uhiga abana b'Imana ukabahiga mu bana mu nzu y'Imana. Uwo murengwe ni murengwe ki? Irambwira ngo iraje esekere benetando. Irambwira ngo ije kubikwaka wowe wanze kumva no kumvira ibiha bayikoreye si ande bonne sens. Irambwira ngo igize abantu beshi biringiye iby'isi barangiza bakanga kumvira Imana ibagiza abakene. Hari abandi zamuye to alasike debo. Irambwira ngo izamuye abantu bayo batindanye nayo. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo dushaka Uwiteka bigishoboka kwabona tumwambaze akiri bugufi umunyabyango narekeraho agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Shayagine be hasanto de bekire. Mana ishimwe inetaki asitoperazomen. Mana ni nziza. Irambwira ngo kandi inindi yesikwa. Mana irambwira ngo ukijije indwara bita kanseri ni atekereze nima
irambwira ngo ikijije indwara bita kanseri, irezeme inkonta, irambwiye ngo ikijije edebo sansi, abantu igiye kubakiza indwara za sida, jebe ake adosaye, irambwira ngo igiye gukora ikintu gikomeye muri uyu mwaka, asi ene atanu kutazomene, abantu batindanye n'Imana. Abo bantu bagiye kubona ikimenyetso cy'ibyiza, abantu batutswe ndetse bagatukwa cyane, eshayige nebo bakabura ijambo mu nsengero, irambwiye ngo ibahaye ijambo, eneko asayire bone, nubwo bari barabaheje zini nimikwa, irambwiye ngo ibahaye ijambo kandi ngo nibahumure deserebo bagende bavome buzuza. Mana ishimwe. Irambwira ngo ikijije abarwayi benshi muri isi ya rurema, etakinebo abafite kwizera, abimana igiye kubagirira neza, ariko abanze kumva inkota biteka igiye kubari. Mana ishimwe. Irambwira ngo inkota biteka iramanutse kandi imanukiye abanyabyaha bica umurimo, eserebo kitabone. Imana irambwira ngo yongeye kuvugira mu iteraniro ryayo, eshayige neminya, kandi bigahabwa agaciro. Irambwira ngo kandi itanze ijambo ku baryimwe, erebo sikabone. Mana ishimwe. Irambwira ngo itanze ijambo ku bakozi b'Imana, abavuga butumwa n'abahanuzi birukanywe desinibokwa, bakirukanwa atari Imana ibirukanye, yongeye kubaha ijambo. Mana ishimwe. Isi andekinebo sansi, irambwira ngo ni Imana ivuze ngo ishyize mu bikorwa kandi ije gucenshura. Irambwira ngo ikomeje gukubura kandi ikomeje gutambagira, mu mirenge irahageze, mu tugari irahatinze, mu midugudu irahageze, mu turere irahageze. Niko ivuganye nanjye, tashege nezemene. Irambwira ngo ni Imana ivuze kandi ishyize mu bikorwa. Irambwira ngo iryo rari ry'ubusambanyi, shekene bostando saye, mwazanye mu nzu y'Imana irabikubuye. Hekinezemene, umuntu agiye kujya yinjira yasambanye, dene kontasayire niyanga kwiyanacyo bamusohora. Mana ishimwe. Irambwira ngo ni Imana ivuze ngo ishyize mu bikorwa kandi ibyo ese andege nebone. Irambwira ngo ni Imana kandi iraje kandi ije kureba abayikoreye by'ukuri. Imana ishimwe ko ari umukozi w'umuhanga kandi Imana izatugirira neza. Irambwira ngo kandi abayo bazemera kubana n'Imana bakemera gutindana nayo, abo nibo bana b'Imana. Muri Ezekiel 23, Ezekiel 23, Titira yaravuze ngo ubusambanyi bwa Hora n'ubwa Horiba. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, habayeho abagore babiri basangiye nyina, maze asambanira muri Egiputa, basambana bakiri inkumi, aho niho amabere yabo yakabakabwa, amabere y'ubwari bwabo bakayakorakora kane. Amazina yabo, umukuru yitwaga Hora na murumuna we witwaga Horiba. Hanyuma baba abanjye babyara abahungu n'abakobwa. Ayo mazina yabo, Hora niwe Samariya, we Horiba ni Yerusalemu. Imana ishimwe. Horiba twumvise na Hora, abo nibo bari kuvugwa muri Bibiliya, ariko abavugwa nabo uyu munsi nitwe abantu bo mu isi bari gukora imirimo iteye isoni yo gusambana, sheki ante asayi. Kandi irambwira ngo desirebo, ikintu kibabaje Imana nuko mu nsengero rebenekire umuntu asigaye yaka icyangombwa, yaba ari umugore bakamubwira ngo ngwino banze turyamane. Irambwira ngo birabakubuye. Umupasiteri uyoboye aho hantu, umushumba uyoboye aho hantu, akabanza akamubwira ngo ngwino ubanze turyamane mbone kuguha icyangombwa kivuga butumwa. Imana irambwira ngo ibyo byarayibabaje cyane. Alasege nebo sansi. Irambwira ngo ni nayo mpamvu imanutse kandi imanukanye umuriro wawe wo gutwika, umuriro wayo wo gutwika ikanakongora. Irambwira ngo niko ivuze kandi ishyize mu ngiro. Iravuze ngo edebo sayi, ibyo byayigeze iri mu ijuru. Eneko taze enebo sansi. Irambwira ngo ni Imana ikubise bene abo bantu, erebo ake adomeni, abo bantu bagenda biyoberanya mu nzu y'Imana. Umuntesheke inezomeni, eresisi eneboni, erebo sayi, etebene konta. Irambwira ngo iraje. Enesansi. Ikambwira ngo hari abo mwagiye mushaka gukoresha kugira ngo basambane mubone kubaha ibyangombwa by'ivuga butumwa. Irambwira ngo birya yarabireba iri mu ijuru.
erese anebokwa, irambwira ngo ariko ije kwibonanira na buri muntu wese ku giti cye, kandi irambwira ngo isuye abantu asaye, irambwira ngo iratambagiye, ndetse irambwira ngo n'umwana uri mu nda agiye kumenya ko itambutse. Ahaha, Imana ishimwe. Irambwira ngo n'umwana uri mu nda agiye kumenya ko Imana itambutse muri iki gihugu, kandi ije kureba abayikoreye by'ukuri. Irambwira ngo ariko abantu bazumva barangiza bakumvira, abantu barumva ariko kumvira nicyo cya eshekerebo, ntabwo bumvira. Ngo abantu bacin adesire, yohereje abahanuzi mu masoko, ariko abantu baravuze, abantu ntibumva. Yohereje abandi mu mihanda, abantu baravuze ntibumva. Yohereje abandi mu nsengero, abantu bo nta nubwo bajya babyumva, ariko irambwira ngo ibishyize mu bikorwa. Irambwira ngo ibyibishyize mu bikorwa bigiye kumenyekana ko ari Imana ihora abana gukiranirwa kwa base. Kandi irambwira ngo ni Imana imanukiye abanyabyaha, iciye mu nzira zose, iciye mu nzoga, iciye mu busambanyi, direkota zepikosansi, iciye mu butinganyi, iciye mu barozi, eresairebone bahagaze mu nsengero, enebonekota atesanse. Irambwira ngo kubera ko batanga ibya 10 byinshi, niyo mpamvu babahagazeho, baravuga ngo nguko yatanga ibya 10 kinini niba mureke. Irambwira ngo birabakubuye, eshagineze mesairebone. Irambwira ngo iraje kandi ije kurebana n'abantu bayikoreye by'ukuri, abo nibo bana b'Imana. Irambwira ngo irakubuye, kandi umweyo wayo buri muntu wese agiye kumva amatwi azacurira injereri. Esekidebo, irambwira ngo umuntu wese ugiye kumva umweyo wayo azacurira injereri. Ugiye kujya ukanguka wumve ngo pasiteri runaka yaguye mu maguru y'umugore, niko Imana yavuganye nanjye. Eshagi mesari, irambwira ngo ugiye kujya wumva umwarimu runaka yaguye mu maguru y'umugore. Irambwira ngo kandi ugiye kujya wumva umudiyakoni waruzi rwose yaguye mu maguru y'umugore. Sharesai, irambwira ngo irahaciye kandi iranahatinze. Essence dakedebo, irambwira ngo abo biyoberanya mu nzu y'Imana bariyoberanya, bakiyoberanya. Eshekenebo, bakavuga ko ari abakozi b'Imana, ariko ntaho banditse. Irambwira ngo irahaciye kandi irahatinze. Irambwira ngo neta eze ako adesa, irambwira ngo izamuye insuzugurwa muri iki gihugu zitazwi, zitigeze zinamenywa mu nsengero. Ndabaza ngo ni iki gituma abantu ugiye kubaza. Irambwira ngo bari gutoreza mu mashyamba nibigiye guha ijambo. Sekotaya, kandi barahari bara de konta, yagiye kunyereka inyereka umusozi umwe, inyereka abantu bari kurira mu mashyamba basenga Imana. Irambwira ngo bene nabo nibo bana banjye barira banyagirwa n'imvura nyinshi, ababa mu buvumo, aba deserebo sai. Irambwira ngo abo nibo bana banjye. Deko asans, irambwira ngo iratambutse. Eshairebone tandosiko de bone, irambwira ngo uru n'urwandiko yandikiye abera b'Imana. Serebo sans, irambwira ngo uru n'urwandiko yandikiye abera b'Imana batindanye n'Imana bakitondera amategeko y'Imana. Irambwira ngo kandi bigiye kumenyekana muri iki gihugu. Shakene bosans, irambwira ngo irabandike itakutazo antabisi semini adopes. Imana ishimwe. Irambwira ngo uru n'urwandiko yanditse idesi andekota, kandi uru n'urwandiko yandikiye abera b'Imana ngo nimuhumure kandi mukomere. Irambwira ngo irabazi n'amazina yanyu. Irambwira ngo mwatindanye nayo. Irambwira ngo ariko mwaratutswe, ariko ngo mwaratutswe kandi mwarasuzuguwe. Irambwira ngo desherebone esitando akota. Irambwira ngo nzabasomeye Matayo ibice 5 umurongo wa 11 nzabaromba somera. Eresaire, Matayo ibice 5 umurongo wa 11. Matayo ibice 5 umurongo wa 11. Turasoma turahera ku murongo wa mbere tugere kwa 11. Titira iravuze ngo Yesu yereka abahiriwe abaribo abonye abantu besha zamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ye ati, hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abarenganyirijwe hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana.
hahirwa barenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. 11 wa murongo twashakaga haravuze ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora, muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Imana ishimwe. Ngo muzishime cyane ubwo bazabatuka, ngo bazababeshyera ibibi byinshi babampora, ngo muzanezerwe. Ni ku ijambo ry'Imana ritubwiye na dose anteko ade bosaire irahambira ngo niba gutuka baba gusunikiye ku Mana, kandi uwo ni mwarimu wawe, uwo ni umudesherebo, bari kuguharurira inzira bagusunikira ku Mana. Imana irambwira ngo reka bagutuke kandi bagutuke bagusunikire ku Mana. Asante Mana ishimwe. Irambwira ngo reka bakuvuga uko utari uzanezerwe. Esairebone irambwira ngo nayo ubwayo barayivuze, ndetse mbibutse ko bamuvuze, baravuga ngo uyu ni Yesu wavukiye kwa Yosefu mu batinde mu babaji, uyu nta kiza cyamuvaho, ariko ngo yasengera impumyi zigahumuka, yasengera abarwayi bagakira, bakavuga ngo uyu ni umwana w'Imana koko. Ariko de bene Sairebone, guma muri deshayi, icyo kigeragezo uhagazemo aho n'Imana yabaye gushyize. Imana ishimwe kugira ngo ete andake asa adabone, kugira ngo Imana izenemone izagukoresha iby'ubutwari. Nukura muri icyo kigeragezo, kandi icyo nicyo mwarimu wawe. Imana ishimwe, icyo nicyo mwarimu wawe. Mwibutse ko Imana itakureba ibigeragezo byose. Ako n'agasamune k'umugenzi gatuma ukomera ugakomeza n'abandi, ukabona neza n'ibitangaza by'Imana. Imana ni nziza kandi Imana izatugirira neza. Imana irakora kandi Imana irahambaye. Abiringiye Uwiteka, Zaburi 125, ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni, ngo utabasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo ngo ruhamye iteka ryose, ngo nkuko imisozi igose Yerusalemu ni ku iteka gota abantu be, ngo uhereye none ukagira n'iteka ryose, ngo kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha. Abanyabyaha ni babasambanyi, ni babasinzi, ni babagambanye, ni babandi baterekera, ni babandi baroga ashayire tubana nabo mu nsengero. Asi andopiko. Buriya tukunda guhura n'ibishakwe mu nsengero aho tuba, kuko nimba udasinda nusambane nta handi wahurira n'umuntu wundi, ahubwo ibyo bishakwe biba muri urwo rusengero. Abo wicarana nabo nibo bakunda kuba abanzi bawe, ariko turashimira Yesu ko atsindiye isoko ryo kuturengera. Yarangiza akatuzirika kigufi, akaduha agakiza katagurwa mu isoko, agakiza n'ak'umuntu ku giti cye, agakiza ntabwo wajya mu isoko ngo ujye kugahaha. Ubufashe umufuko ukajya guha agakiza hano kuruha ku isoko ntako wabona. Etekinezo atopashegone. Imana ishimwe. Turavuga ngo uwo mwami bita Yesu waremye ikirere, akarema inyanja, inkuba n'imiyabyo no kwizerwa, ujyaho umuntu impumyi agakiza abarwayi. Ine anke atan alabi asai. Imana ishimwe. Ndagushimiye mwami. Uwo ni wo kwizerwa, uwo ni wo kwizerwa, ajya acinzira aho zitari. Iyo warwaye ugeze gupfa aragukiza kugira ngo bimenyekane ko ari Imana, kuko amashimwe nibyo biryo byayo. Iyo uhagaze ushima imbere y'iteraniro alasi kontaya, mbibutse ko hari marayika wandika agatwara ibisubizo. Imana ishimwe. Ine derebeke asa adoba. Imana yarambwiye ngo aya masengesho dusenga ayibona dusenga ducurikiranye ibintu. Hari marayika uza gucurukura amasengesho dusenga, hanyuma ngakagenda yandika neza kugira ngo agere ku Mana. Iresisi kotayi besanse. Hanyuma amagambo twacurikiranyije hari marayika uza kuyacurukura kugira ngo agere ku Mana. Imana ishimwe. Irambwira ngo kandi be nabo eresai n'abana bayo. Imana ishimwe. Uharanire kuba umwana ntubumukozi. Umukozi yakoze n'abarirukanwa, ariko umwana bari umwana kuri se na nyina. Imana ishimwe. Iyi Mana rero tuzayivuga uko byagenda kose. Ibyayo nubwo biragoye, birya abarambiye batashye, ntabwo ari n'ibintu byoroshye. Deko ase alabone, ariko nta kintu wabona utavunitse. Turashimira Yesu ko ari umukozi w'umuhanga. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Debo ase ateke alabone. Imana ni nziza kandi bimenyekane ko ari Imana. Arasekwa ibendera ryo turarizamuye, kandi bimenyekane ko ari Imana idakangwa na biracitse. Imana itareba isura cyangwa uburanga, Imana itareba inzobe cyangwa ibikara. Lelasiko ade antaze antopas. Imana ni nziza. Imana irahambuye kandi iteye ugwa mu Mana bwayo. Niyo mpamvu yitwa Imana. Yambwengije gukubura abo bantu bose mubona bakomeye mpamvu bicarana ababishopu abo bose. Aha ni Imana ivuganira nawe, aha ni Imana igutoreza, aha ni Imana igukoresha iby'ubutwari. Iyo urambije gutya irasire botando, wibuke ko Yesu nawe yajya mu gasozi mu gashyamba k'Getsemani, ngo niho yajyaga gusenga. Bibiri tubwira iki? Iratubwira ngo niho yajyaga gushaka imbaraga. Asa dekere de descendre benekota. Ni beko ande shagi de saira bon.
Tanyike andabi asiko depos. Ni antazomene sanse debon. Shigini ba ansi debone. Le labo asitayabo. Asisi konta. Imana dosi konta bi atopas. Imana gede shada zomene sanse. Imana irashaka ko abantu barira bakaboroga bakambara ibigunira. Ubu n'ubutumwa Imana yampaye. Ubu n'ubutumwa Imana yampaye. Irambwira ngo abantu barire baboroge bambara ibigunira. Irambwira ngo abantu barire baboroge bambara ibigunira. Abantu barire baboroge bambara ibigunira. Barire umurimo kuko Imana ije mu murimo wayo. Ije gushyira ibintu ku murongo. Uyu mwaka uyu urashira Imana akiza ibintu ku murongo. Niko yavuganye nanjye. Yambwiye ngo uyu mwaka ni umwaka w'abisubizo ku bantu b'Imana. Kandi ni umwaka de ake asanse. Imana ishyize ibintu ku murongo. Irashikita alasi andopesiwa. Irambwiye ngo ni Imana ivuze kandi irambwiye ngo abantu banyumva barire baboroge bateke azo antayakite kuko amasengesho izayumva. Irambwiye ngo yicaye dose iburyo kandi ije kuteko azemene. Irambwiye ngo ni Imana ivuze. Teke antantopa en la sairemon ishagide bo ansaye boto tanse kine bosanse manishim Mana yambwiye ngo murire muboroge muririre umurimo baguye bagaruke ku murimo muririra baririmbyi muririra abadiakoni badiakonaga muri desir entente akenemo manishim irambwiye ngo ni muririre umurimo asebo izabumva nikivuze manishim yambwiye ngo kandi ishizeho itegeko oho itegeko kandi iteye kashe yatekerebo asikwa ngambye ngo murire muboroge mwambara ibigunira muririre umurimo abantu desikwa shayide ko tas kugira ngo uze kuvuga mugenzi wawe unye kumuvuga uko atari uvuga inkuru kumucurikanga eserebo umuvuga ujya kumwamamaza umuvuga musange umuganirize niko Imana avuganye nawe irambwira ngo musange umugendere eshe andake atatopese andemene irarebo akete binisai Mana nziza irambwira ngo mugendere umusange ijya kubimbwira ibyo bintu yabimbwiye ndyamye irangije itinyoreza ku bantu babiri ubu navuye kubareba Mana ishimwe irambwira ngo uramuntu ugenda umubwire gutya nuri yagenda umubwire gutya nazinutse njya kubashakisha Mana ishimwe kari umwami w'amahoro yambwiye ngo murire muboroge muririre umurimo kandi mugire ikintu bita urukundo mugirire neza abapfakazi abakene abakire n'abadesheketande mugirire neza abantu yemwe bantu Imana yahaye ibintu yabayitije ibintu mwisi nimugirire neza abantu kuko uwo ni wa murimo Imana izabahembera ni aketeze beseseketa de antazoze essence la laboshe ce que watande Mana ishimwe yambwiye ngo ni wo murimo izabarengera ijambo ry'Imana muri Yesaya 38 imiryo jambo irambwira ngo iryo jambo nzarisomera abantu bagira neza mbabwiriza inkuru za Yesaya na Hezekiya Imana ishimwe irambwira ngo izi nkuru za Yesaya na Hezekiya nizo Imana izabibukiraho n'urwara ukagera gupfa Imana izakwibukira kuri wa muntu wafashije izakwibukira kuri wa murwayi wamugemuriye kwa muganga asi and bone irambwira ngo kete ko asayire irambwira ngo niyo mirimo izabarengera uzarengerwa no gufasha abakene ugafasha imfubyi abapfakazi abo bantu nubafasha aho ni Imana uzarwara ukagera gupfa do aserebo sense irambwira ngo mbasomere inkuru za Hezekiya 38 Yesaya haravuze ngo titira iravuze ngo Hezekiya yongererwa imyaka yo kubaho muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga kabiri nuko Hezekiya yerekeza ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye nkakora ibishimwa imbere yawe kuko Hezekiya nuko Hezekiya ararira cyane kane maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti subirayo ubwire Hezekiya uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe kubaho kwawe nkongeraho indi myaka 15 Imana ishimwe izi nkuru za Hezekiya Imana ikimbwira ko abantu bagomba kugira urukundo hanyuma bagafasha abakene imfubyi n'abapfakazi se anda kitapone irambwira ngo iyo niyo mirimo yibuka yonyine izajya yibukira ku muntu igihe uzaba urwaye ukagera gupfa igihe uzaba nta kazi ufite waravuye mu kazi igihe uzaba uhuye n'akaga n'amakuba igihe uzaba wabuze abakurengera igihe uzaba wabuze umuntu kuvuganira aho ni Imana izareba mu gitabo
agiye kubona mbona igitabo cyanditse kinini cyane. Imana irambwira ngo iki ni igitabo cy'abantu bankoreye, iki ni igitabo cy'abantu bankoreye barangiza kunkorera bakagirira neza abantu banjye. Ashege Benesai irambwira ngo yarabanditse tu enekete bosisi kwa, irambwira ngo nze somira ijambo. Uyu Hezekiya na Yesaya niwe turi kumva mu ijambo ry'Imana. Uyu Yesaya Imana yaramutumye iramubwira ngo genda Yesaya we ugende umbwirire Hezekiya ngo mwadebe lisansi ko agiye gutanga n'iby'inzu ye byose. Hezekiya kimara kubyumva ngo agivura ararira cyane, amaze kurira cyane Imana iragenda imwibukira ku mirimo. Mbibutse ko ngo yari yaragize imirimo yari yarakoze itagaragarira abantu, itagaragarira abantu mu rusengero. Imirimo yari yarakoze agenda agirira abantu neza, afasha imfubyi, afasha abapfakazi, afasha abakene. Iyo niyo mirimo Imana yamwibukiyeho, imyongerera imyaka 15 no kuna asi atopes. Imana ishimwe. Ndashimira uyu mwami waremye iki kirere kitagira inkingi, akarema isi, akarema hatwicaye deke ase andobase konta dosaire, akarema amashyamba twicaye. Imana ishimwe. Ni etezeze bekita sikwa de bosaire. Imana ishimwe kandi umukozi muhanga. Imana irambwira ngo bene aba bantu ngo ate ansa iravuze ngo mumere nka Hezekiya. Imana ibongereye imyaka 15 no kurama. Hari abantu babwiwe ngo bagiye gupfa ndetse bamaze no kwiheba cyane, babona ko bagiye gupfa koko nabo banabibona mu nzozi. Irambwira ngo ize ko asedebo igiye gukuraho izo mpfu. Shaire bon nimugirire neza abantu etakota izepe konsai. Imana ishimwe. Irambwira ngo ni binizo mene sans nubwoba bw'abadayimoni. Irambwira ngo ni mutekosai nimugirire neza abantu b'Imana, mufashe imfubyi n'abapfakazi, mufashe abakene. Aho ni Imana izahera ibana nabo. Irambwira ngo abayo ashagidibi ize kubagirira neza. Hari abigiye kubakira ariko irambwira ngo ibisubizo ntibizabagusha. Irambwira ngo kandi hari abantu igiye guha akazi ariko ibyo bisubizo ntibizabagusha. Asi ande binekosa. Imana ishimwe. Irambwira ngo ni Imana ibyigiye kubikora uno mwaka, igiye gusinebo, igiye gushyira ibintu ku murongo. Irambwira ngo nenemo atanze agakiza ku bagabo banyu badakijijwe, ariko irambwira ngo nubwo ibigiye kubikora ntibizabagusha. Asiki deboa. Irambwira ngo kandi ibyigiye kubikora. Mwararize cyane, mwaraye mu misozi itandukanye, mwaraye mu mashyamba, warize amarira menshi. Imana yambwiye ngo arayabonye. Esikiya irambwira ngo kandi hari abantu Imana igiye kwishyurira amadeni ariko ibyo ngo ntibizabagusha. Ase adebosai ngimara kubikora abantu bakagwa. Irambwira ngo ni Imana ifetedesai ije kutega essence ishyize ku murongo abantu. Irebe asaire bon. Irambwira ngo niki cyatumye uva mu murimo w'Imana, icyatumye uva muri korali niki ko Imana itigeze kwirukana. Wirukanwe nande kuki abantu bakuvuza ukavamo, wavuyemo ari ndo bikubwiye ko hamagawe n'Imana, ko hamagawe n'Imana. Waruzi ko umurimo ugiye kuzamo utazahura n'ibigeragezo, waruzi ko utazahura n'ibishuko, waruzi ko abantu batazakuvuga. Garuka ugarukira Imana ishimwe. Irambwira ngo yemwe ababyumva muri iyi si ya rurema te an lazeme konta zepe sairekire. Imana ishimwe. Kandi irambwira ngo ikijije indwara za kanseri. Imana irambwira ngo ikijije indwara za kanseri kuko zoherejwe n'abadayimoni. Sarebon irambwira ngo kandi ikijije indwara z'imitima asante kire. Irambwira ngo kandi ikijije indwara za diabete. Sarebon Imana irambwira ngo sitapo atando igiye kugikiza umuntu imuzure bigaragarira abantu bose. Irambwira ngo yongeye gusubiza abantu ibihe byiza batindanye nayo, barangiza bakitondera amategeko y'Imana. Kwitondera amategeko y'Imana no kwirinda ibyaha, nta kindi Imana igusabye kwirinda icyaha n'igisa nacyo. Ya de ake ashaibo atase antako adessence. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo abayo irere bosai muririra umurimo, uririra umurimo kugira ngo ujye kuvuga mwene so asanye aho kugira ngo uze gusenya erebosha. Kandi irambwira ngo hari ibintu abantu bubatse Imana irere bosa ije gusenya yubakira ibyayo, niko yambwiye. Imana ishimwe. Irambwira ngo hari ibintu abantu bubatse ubwabo ariko iyo ije gusenya ikiyubakira. Imana ishimwe. Irambwira ngo kandi iratambagiye amatwa agiye gucurira injereri rebo sikate bosanse. Imana irambwira ngo ni Imana ivuze kandi ishyize mu bikorwa. Ijambo ry'Imana twarisomye ubwo Hezekiya yongererwaga iminsi yo kurama, imyaka 15 yo kurama. Yari yarakoze imirimo ikomeye, yari yarafashije imfubyi, yari yarafashije abakene, yari yaragize urukundo, yari umugwaneza ukomeza ukanasomura bibona uburyo yagendaga afasha abantu abakene abapfakazi, uburyo yagendaga yambika abantu erege nezo pesire. Ibyo niby'Imana izakurengeraho ikagera no mu burwayi bw'abana bawe. Irambwiye imitangazo, irambwira ngo abantu barwaje abantu barwaje abantu bafa imyaka ikaba itashye indi itashye.
ndetse bikaba bihashize igihe kirekire. Nibagende bafashe imfubyi n'abapfakazi, nibamara gufasha iyo mirimo bagende babwira Imana ngo Mana dore twafashije imfubyi n'abapfakazi, twagaburiye abashonje, twagaburiye abakene. None ngo usenge iryo sengesho waba uri hose, ngo yiherereye uri wenyine uvuge ngo nanjye nafashije uyu mukene, nanjye Mana uyu mwana wanjye n'umukiza amaze imyaka 10-15 arwaye, kandi amaze igihe kirekire, yarwaye ibisazi, yarwaye abadayimoni, yarwaye indwara zitandukanye, ariko widesheko Imana irambwira ngo izeti bakiza. Inetekerebo ansesemenekire. Imana ishimwe ko ari umukozi w'umuhanga. Imana ije kureba nimba warayikoreye by'ukuri, kandi ije gupima. Iyohereje umuriro wayo. Mbibutse ko Imana ipima ikoresheje umuriro. Umuriro niyo ugiye gupimisha, irebe ko uhagazemo neza muri uwo muriro. Imana ishimwe. Kandi esede antetakia. Imana ishimwe ko ari Imana ije kureba. Kandi irambwira ngo eserebo abagabo bataye ingo zabo basubire mu ngo vuba. Hari abagabo ngo bataye ingo bagira abagore 2, 3, 4 kandi ngo nabavuga butumwa, abandi bagira abagore 2, 3 ari abaririmbyi, abandi ngo bagira abagore 3, 4 ari abapasiteri, abandi bagira abagore 3, 4 ari abashumba, abandi bagira abagore 3 ari ba rovera, abandi bagira desetekerebo. Irambwira ngo ahira hageze ite konebo sanse. Irambwira ngo niki cyatumye ibyo bintu mubikora kandi mugahagarara imbere y'ubwoko bw'Imana. Irambwira ngo icyo ni kizira kinje ahera ariko ije gukubura. Irambwira ngo irakubuye rwose, ibyo nimuzongera kubyumva. Irambwira ngo kandi itanze amahoro kubo bacunira ingoni, esere bon sens. Irambwira ngo itanze amahoro kubo bacunira ingoni, ataki ansa adabon man shimwe. Irambwira ngo izete debo itanze amahoro kubo bacunira ingoni. Idede bisise katalabo antendo obedience. Imana ishimwe, Imana ishimwe ko ari umukozi w'umuhanga. Imana ibere maso ubugingo bwacu ku bantu batindanye barangiza bakitondera amategeko y'Imana. Kwitondera amategeko y'Imana nicyo kizatuma ubona ubugingo buhora. Kwitondera amategeko y'Imana nicyo cyatuma ivugana nawe. Kwitondera amategeko y'Imana n'icyubahiriza biguhaye. Icyubahiro so na nyoko bataguha, ni witondera amategeko y'Imana izaguha icyubahiro. Mu kazi ukora abantu bagukunda kuko witondera amategeko y'Imana. Ashi angade abose kontare bene. Imana ishimwe, Imana iravuze ngo iraje kandi dese ande benisai iraje iracaguye, ije kutede bosai, igeze ku buri muntu wese kandi irakomanza. Yambwiye ngo ije gukomanga ku rugo rwa buri muntu kandi irakomanza, iradedekesia, irakomanza. Witeguye kuyakira uti? Irambwira ngo nkubaze ngo witeguye se kuyakira uti? Witeguye kwakira umushyitsi? Je besekea. Imana ishimwe. Irambwira ngo witeguye kwakira umushyitsi. Irakomanze ku rugo rwa buri muntu wese, uhumeka umwuka mu mazuru, uhumeka umwuka w'abazima. Imana irakomanze buri rugo, irahageze kandi ije kureba ko wasekede bosewa washyize mu bikorwa ibyo yavuganye nawe. Enedebo. Irambwira ngo hari abantu yo byibwira ikoresheje abahanuzi bayo, irababwira n'abatuma ndetse ngo bajya no mu ngo zabo barababwira ngo ibi ni mu bikosore, ibi ni mu bireke, ibi ni bigirwamana, ibi se posiko. Barangiza bakabyubakira, barangiza ngo bakavuna abantu b'Imana ngo nibabasengere. Ibyo bigirwamana mwubakire ni mubanze mu bisenge mbere yuko musengerwa, mbere yuko mujya mu nsengero mugakizwa, mubanze mu bisengere kugira ngo Imana igire ikintu ikora mu bana bana. Sheresa irambwira ngo hari abana bagiye batambwamo ibitambo, babatambamo ibitambo serebo sans kugira ngo abantu babone ubutunzi. Irambwira ngo iraje irahageze kandi irahatinze. Teke deze pese konta bezomen. Irambwira ngo irahatinze. Irahatinze. Abantu bagize ibigirwamana bamwe bagera no ku rwego bumva ko imbwa arizo zakabaye mu ngo zabo, imbwa nizo ziri kurya inyama, inyama nk'aho bazihaye abakene, imbwa nizo ziri kurya, ndetse ibyo nibyo bigirwamana bagiye bashyira mu ngo zabo. Irambwira ngo kandi irahageze iratinze, irakubuye. Sheresa irebon d'essence de bonne compte zemesan. Abantu mwagize ibigirwamana imbwa kandi Imana ari ishobora byose. Irambwira ngo ibyo bigirwamana mubanze mubikuraho tebe konsebo antekosaire. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo iraje kandi ije gusarura ibyeze n'ibiteze, ije kureba muri izo de bonne kuwa abantu bagize ibigirwamana. Irakubuye kandi desaire izanye umweyo wayo, kandi uwo mwegeze mu buri muntu wese wagize ibigirwamana akabyubakira, yarangiza akavangwa arasenga, akadiakona ibyo bigirwamana bifite, akaririmba ibyo bigirwamana bifite. Irambwiye ngo iraje kandi ije gutinda ebosan. Irambwiye ngo ije kureba nimba ibyo bavuga ne stadebo isi kantoba. Irambwiye ngo ije kureba ibyo bintu bavuga muri Sodoma koko kwa rukuri. Irambwira ngo igeze mu utubari dutinzemo kandi duhagazemo. Nagiye kubona mbona Imana imanuye umuriro umanutse mu tubari. Irambwira ngo igiye gutwika utubari, igende dutwika gake gake. Mugiye gutangira kumva inkongi zigiye kugenda ziba mu tubari, inkongi mugenda muzumva mu tubari, inkongi mugenda muzumva mu tubari. Irambwira ngo ijambo ryayo desaire, iri jambo rigomba kujya buri muntu wese muri icyo gihugu cy'u Rwanda, rigomba kujya mu mutwe we,
irambwira ngo kandi ikoresheje ububasha bwayo iyesi kanto asaye kandi ihaye agaciro abantu basenga. Irambwira ngo ihaye agaciro abantu basenga nubwo bakimwe ariko ibahaye agaciro. Irambwiye ngo iyo ubwayo itanze agaciro ku muntu usenga neza. Umuntu usenga neza atabivanga erasi antakerebo. Umuntu usenga atabivanga uwagiye kujya barugenderwa uwasurwe n'abantu sherebon. Imana imukoresha by'ubutwari, Imana ibaho umugisha desarebo sans. Imana kandi bakomeze mu rugendo rwo kwikora ntabwo byoroshye. Imana ishimwe. Twagiye dusoma ijambo ry'Imana kandi ijambo rikomeye, ijambo n'ubuhanuzi bukuru. Mbibutse ko iyi Bibiliya yanditswe mu myaka 1500 yandikwa n'abahanuzi kuva kuri 35 kugera kuri 40. Shege nazo benesanse ikoresheje abahanuzi banyu. Imana ishimwe. Imana ni nziza kandi izatugirira neza, izaturinde kugwisara isarura ritaragera. Iraje wowe mugore yitegura, Imana iraje mu rugo rwawe. Ase ari ibyije kukubaza. Wowe mugabo Imana iraje hari ibinije kukubaza kandi ubwo ufite uko uzabisubiza. Serebon witegure gusubiza Imana. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibakomeze. Mukozi w'Imana urakoze cyane, nta kintu narenza ku butumwa rwose Imana yaguhaye, ahubwo numva wasenga Imana ubundi abagiye gukurikira ubu butumwa bose nukuri turabashishikariza guhindukirira Imana bakegera Imana bagakizwa, kuko Imana yararakaye kandi yarakajwe n'ibyo abantu bakora. Mukozi w'Imana sengera abantu b'Imana, usengera ubu butumwa n'abagiye kubwumva bose. Imana ishimwe. Mana mu izina ryera rya Yesu, Imana y'amahoro, Imana ishobora byose, turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga. Tugushimiye kuri data utari data wacu wowe waremye ikirere ukakibamba ntawe utumye. Turagushimiye. Ibendera ryo turarizamuye, uri mwiza kandi ubiremase ubugingo bwacu. Ibendera ryawe turarizamuye akakanya reka bimenyekane. Tule singina bose topezo mene sairemon. Turavuze ngo yera niko tuvuze mu izina rya Yesu. Izina ritavogerwa n'abarozi n'abapfumu, izina ridasekota benesanse, izina ridakorana n'abasambanyi, izina riteye ubwoba. Turabuhavuze ngo shairemon. Duhamagaye izina ryawe papayi. Wambwiye ngo ugiye gutambuka doserebo kandi wambwiye ngo utambukanye inkota yawe muri iki gihugu. Ase agenebo sanse urambwira ngo kandi ubwo utambutse abantu bagiye kubimenya bagodebone ashagenebo abagiye barwanya umurimo wawe. Ene tanga ya zanga ditagada wayabo atope azanda kosa dinibo zome konta zikita zepi atekwa mando ateke de bezemene sans wini ni jekita wayabo atetobene wa sayirmen. Turagushimiye kuri uwera rasayi. Turavuze ngo uruwo kwizerwa antanto pense urera uko warurina n'ubu ni kuri ntuhinduka. Abana b'abantu bo bajya bahindagurika ariko witwa Imana. Turasenze dusengeye ijambo ryawe twumvise papayi. Reka abantu bawe bongere bavome buzuze yasayi kandi bongere bagubwe neza totalawa leki antana zando aza antago andabasa ine ankitazo antetea de ben shaireko. Imana donde betote koze menesanse, Imana do aketabo anamikwa, Imana do desanse kuna bonesai. Turavuze ngo uri umwami. Turagushimiye pa. Turavuze ngo urera niko tuvuze. Turavuze ngo uri umwami. Inigu asikontabo. Ndagushimiye ko wagendanye nanjye ubwo wanjyanaga kuri uriya musozi. Ene boni kontazo mene kandi ari ubwa mbere mugezeho mwami wagendanye nanjye. Ede tetekerebe chance ende de kote benezomen. Imana go ansanti ku adabasai, Imana gede benesi kutaya. Turasende dusengeye abantu waremye mwishusho yawe papayi. Duhamagaye Imana y'amahoro, duhamagaye uburinzi n'ubudahangana, duhamagaye abakere n'abasirafi bizima bine. Reka bitambagire ku bantu bawe. Abarwaye turabasengeye papayi. Abarwari ya Ruwa Faisal warahanjanye jene mini kuwa, abarwara de Kanombe de Minisa reka bagubwe neza antantaki de ensenki dini anto ademen kandi ubagirire neza papa. Abarwariye mu bitaro bya Nyamata bagirire neza, abarwariye mu bitaro by'Ibutare bagirire, abarwariye mu ngo zabo bagirire neza. Reka abantu bo bitondeye amategeko wongere ubaha ibihe byiza. Eshegene benesanse wongere ugere mu itorero rebosai, itorero demene kuwa yubatse ku rutare rwawe desira. Turarisenge kugira ngo wongere uriho imbaraga kandi uburinzi n'ubudahangarwa. Aberekwa bajye berekwa, abahanura bahanure domenesa kuko kuva kera isi yarema ibyo byakomeye chanto de sens.
ine deke de sisi kontabo san imana go atando de meneke imana do de nemeke imana do de sanseke imana iteye ubwo izina ryawe nago rivogerwa papa turavuze ngurera niko tuvuze asi anketa pasa uruwiteka niyo mazima turagushimiye kudutije uyu mwuka duhumeka nta kiguzi dufite nta nebenesanse waraturemye uturema udukunda turagushimiye turavuze ngo ibenda ryo turarizamwe uri mwiza ubere maso ubugingo bwacu uruwiteka uri uwiteka ine desi ankadabo sanso min kontabe antan la ajagi antagi adamen rasanki tabe topezomen imana antake dese bonesa imana geta binisikwa imana ishimwe turavuze ngura niko tuvuze urakoze kuri umwami w'amahoro urakoze kuri data utari datatu ababwumva bakumvira babashe guhindukira babashe kuva mu byo barimo babashe kugarukira babashe kuganirana eneseke angalalaba antasasika urera uri umwami turagushimira mwami wiredi antazeni antaya waya kon imana do ake adebe asika dop imana ge anto azimen imana asha ade atop imana do sisi konta turavuze ngurera niko tuvuze urakoze kuri umwami w'amahoro turagushimiye mwami ngwino bane natwe kandi bimenyekane kuri umwami udeserebo tambuka bimenyekane papa hari abantu barwaje hari abarwaye demeneki hari abana bato turabasenge izina ryawe ritamenye dusengeye umuntu ugedesa urwaye mu nda turamusengeye mu izina rya reka bone ikiganza cyawe urakoze kuri umwami mwiza bana natwe dimenekire kandi ubane nabera wawe bitondeye amategeko ya ndetse bemera kubicuzugurwa baratukwa mu mideshekwa ariko bakoresha ibyuko turagushimiye mwami komeza ubane natwe rero kandi bikore kwibasha kuri umwami urakoze kuri umwami mwiza mu izina ryesu urakoze papayi amen urakoze cyane mukozi w'Imana hari abazakenera inama hari abazakenera ko abafasha gusenga hari abazakenera imuguro hari abazagukenera umukozi w'Imana arakenerwa numva rero watambutsa nimero ya telefone kugira ngo umuntu uzagukenera azakubone 078 376 489 wayisubiramo 078 376 489 Korode Habimana Imana ibaho umugisha shalom 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 amen Imana iguhe umugisha murakoze